Turagushima Uwiteka Mana Abrahamu, Mana Isaka, Mana Israeli, Sewe Mwami wa Yesu Kristo, Adonai, waremye ijuru n'isi, byose ni ibyawe, niwe ufite ububasha. Urakoze kuduha umwanya Mwami wo kuba muri ishuri ryo kwizera, kwiga ijambo ryawe ngo rituyobore mu buryo dusenge mu mwuka no mu kuri. Turagushima rero kuduha ubuntu tubashisha gukomeza kuba mu nzira y'agakiza, kuba abana b'umucyo muri isi y'umwijima, kuba abana bagendera mu kuri muri isi y'ibinyoma, nk'uko handitswe ngo isi yose muri wa mubi, ariko ngo twebwe tuzi ko turi abana b'Imana. Umwuka ukomeze gukora umurimo wawe muri twe, ukomeze kutuyobora mu nsinzi y'Umwami Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Uyu munsi rero turareba ijambo riri hariya ushakaye mu Kinyarwanda, true victory. That's inward. Start inward. Comes from within. La vraie victoire commence de l'intérieur. Intsinzi y'ukuri ibanziriza imbere mu muntu. Mu myaka icyumweru cyose turiho turashira imbaraga kuri wowe, kuko ibindi byose bigushamikiye twabyihojeje nubwo tutabyirengagije, ariko twashize imbaraga kuri wowe. Siyo mutwe twahawe. Amen. Ngo amasengesho ahindura uyasenga. Nurumva ko imbaraga twayishize kuri nde? Kuri wowe, ku muntu. Ko twaravuze duti imbere y'Imana wowe ni wowe ishaka mbere y'ibyawe. Amen. Haleluya. Ufite agaciro imbere y'Imana kurusha ibyawe. Kuko ntabwo Imana yatanze umwana wayo ngo apfire ibyawe. Yaramutanze ngo agupfire wowe. Amen. Tu es plus précieux ou précieuse, plus que tout ce que tu possèdes. Ufite agaciro kurusha ibyo ufite byose. Imana ishimwe. Ariko reka dusomere ijambo. Ubu twatanga ijambo ry'uno munsi rero. Dusomere Abaroma 8:32. Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ute kumuduhana n'ibindi byose? Amen. Amen. Hano mumbariki ngo kwitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. None mbere y'Imana icy'agaciro riki? Nibyo bindi byose cyangwa nitwe? Ariko niko bimeze se? Niko tubifata? Oya. Ko ni bake bajya imbere y'Imana kubw'ubugingo bwabo. Kenshi bajya imbere y'Imana kuby'ibintu byabo. Murabo turacurika ibintu. Amen. Uba ureduje uzanye igitambo cy'umwana w'Imana ukiyambuye agaciro. Kuko igitambo cya Yesu usa naho giha agaciro k'ibintu. Wayibise? Ni uko igitambo cya Yesu ugiha agaciro k'ibintu. Amen. Itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, izabura ite kuduhana nawe byose? Byose ibyo rero ni byose ibyo mujya musaba, ibyo tujya dusaba, amazu, amamodoka, inzibiki byose, abafasha, abagabo, abana,
ibintu byose uzi biri mu isi ubishyire muri iryo jambo byose. Ntabwo rero Imana yatanze umwana wayo imutangira ibyo byose, yamutangiye twebwe. None imaze gutanga umwana wayo ku bwacu, ngo biroroshe kuri yo kuduhana ibindi byose. Ibyo twita by'ingirakamaro Imana ibyita secondaire, ibyita ko ari ibintu auxiliaire, ibyita ko ari ibintu bizanyo nyuma. Ni rya jambo riri muri Matayo 6:33 ngo mushake mbere na mbere ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibyo byose bindi mukeneye data azabibanga inyongera. Turabisoma ariko muri pratique bikatunanira. Ikibazo muracyumva? Turabisoma, wareba mu buzima busanzwe twarabicuritse. Priorite si ubwami bw'Imana, si gukiranuka, ahubwo priorite ni ibintu bishira by'isi nibyo dushira imbere. Ikibazo, ubwami bw'Imana ntabwo bwigeze kureka kuba icyo buri, ahubwo abantu babwitirwa ko baburimo ntabwo barakabutahura. Amen. Dore ejo twahawe ijambo turangiza amateraniro yo guhimbaza no kuramya Imana. Twabishize ku mbuga mu ndimi enye. Ujye ariya kurikije ururimi uzi, uraza kubona ibyo Imana yavuze ejo byose ku mbuga birahari, kugira ngo mubyumve neza. Amen. Haleluya. Birahari mu Kinyarwanda, mu Cyongereza, mu Gifaransa, mu Giswahili, birahari. Ubwene bikurikire ibyo bumvise ejo. Amen. Iriya jambo ry'ejo rirahari. Nuvuga ngo iby'ubwami abantu ntabwo barabitahura. Ngiye ntabwo ndavuga abatazi Yesu, abo nyine bari mu nzu ye ntabwo baratahura iby'ubwami. Principe z'ubwami ntabwo bazizi, ntabwo bazapurika mu buzima bwabo. Niyo mpamvu rero ibyo basoma n'imibereho yabo birahabanye. Muri ikibazo none se dufate urugero, ijambo ry'Imana ryatubwira aya magambo, Abaroma 10:17 hadusomere. Dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Amen. Ngo dore kwizera guheshwa no kumva, ukumva ijambo rya Kristo. Ntabwo byumvikana? Birumvikana. None shakisha rero kwizera mu bantu. Amen. Kuko ushakisha ukuntu babayeho. Nimba bari muri rya somo ry'ejo, ngo ingoma yo kugendesha amaso yarasezerewe, ubu turi ku ngoma yo kugendesha kwizera. Niko biri se benshi. None se habuze iki kandi batubwiye uko kwizera aho guturuka mu ijambo ry'Imana. Ngo nudaha umwanya ijambo ry'Imana, uko kwizera nakuzagira, uzakomeza ugendesha amaso. Ayibise. Imana nigeze iduhishikira na kimwe. Cyose yaratubwiye naho tubikura. Soma rero kandi mu Baroma ibice 12:17. Kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishima mu Mwuka Wera. Amen. Iri si ijambo ry'Imana? Sibyo? None se mu buzima bw'abantu benshi bavuga yuko sibyo bari muri ubwo bwami, ibintu niko bibagaragaraho. None se ikibazo kiri ngo ubwami bw'Imana ngo si ukurya no kunywa, ngo ahubwo ni gukiranuka n'amahoro no kwishima mu Mwuka Wera. Ibise ukeneye umusemuzi. None se nimba uri muri ubwo bwami, ibintu bikwiye kukuranga. Niko biba bimeze. Imvugo y'Abakristo niko imeze. Dore abisi yo muhuye kandi munarabumva,
ati ntabwo byoroshye, ibintu birakomeye, siko bimeze. Hanyuma n'abakristo ntibahura nabo, ukabumva nayo yamvu ngo aho hanze ntabwo byoroshye. Ninde uri mu bwami bw'Imana, ninde utaburimo? Bose ntibaburimo. Bavandimwe, hari ikibazo gikomeye nshaka kubabwira. Ese murumva byumva ngo ubwami bw'Imana si ukurya no kunywa, ngo ni ugukiranuka, ni amahoro no kwishima mu Mwuka Wera. None tujya tuvuga ngo turi mu bwami bw'Imana, ibyo bintu wajya kubishaka muri twe ukabibura. None si ikibazo kiri? Ikibazo murazi aho kiri? Ikibazo kiri muri Yohana wa mbere 5:19. Cyo kibazo. Tuzi ko turi ab'Imana, naho ab'isi bose bari muri wa mubi. Amen. Subiramo. Tuzi ko turi ab'Imana, naho ab'isi bose bari mu mubi. Amen. Subiramo gatatu kugira ngo byumvikane neza. Tuzi ko turi ab'Imana, naho ab'isi bose bari mu mubi. Amen. Bari mu mubi. Bari mu mubi. None umubi se arangwa niki? Abaroma 8:24. Dore ibyo Yesu avuga biranga wa mubi. Ngo isi iri muri wa mubi. Mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga ibye, kuko ari umunyabinyoma, kandi ni se w'ibinyoma. Amen. Segonda imwe, aya magambo murayumva muti? Batubwiye ngo isi yose muri wa mubi, kandi wa mubi ngo ni umunyabinyoma, ni se w'ibinyoma. Uvuga ngo rero hariho mu mwuka, amen, mu mwuka hariho umwuka isi uhumeka wuzuyemo ibinyoma. Wabizi? None ibyo binyoma nibyo bikubwira yuko ibivugwa mu isi ko ari ukuri, kuko isi yakubwiye ngo ibintu birakomeye, sibyo? Nawe uvuga ngo uri umwana w'Imana, nawe nibyo wakiriye, nibyo ugenda ukwirakwiza. Ariko se ni ijambo ry'Imana yabikubwiye? None se wowe uri mu bwami bwahe? Uri mu bwami wa mubi. Uri mu bwami wa mubi. C'est l'empire du mensonge. Ni ubwami bwa mubi w'ibinyoma. Ni ingoma ya Satani y'ikinyoma. Ikintu cyose kizaba kinyuranije n'iri jambo ry'Imana, Imana ntabwo ibica ku ruhande, kiva kuri wa mubi, si ibinyoma. Nusoma ijambo ry'Imana hanyuma hakaba indi soko ikubwira ibinyuranye nabyo, ntuzajye wibaza byinshi ngo bivuye he, ni kuri wa mubi. Amen. Ngo nigeze ahagarara mu kuri, ngo yari mu binyoma kuva mbere na mbere. Ariko kubera ko batamubona, kubera ko ari umwuka, Luciferi wa kera yabaye Satani, umwanzi w'Imana. Uko Luciferi ni ukuvuga marayika w'umucyo, yari umukerubi. Amen. Hanyuma aracumura ku Mana, agomera Imana, Imana iramuvuma, n'abamarayika bamukurikiye muri iyo rebellion, muri uko gomera Imana
bajugunywa hanze y'ijuru, niryo bahindutse ubutware bw'umwijima. Rero ikinyoma nicyo babamo, kuko nicyo Imana ivuga ko bahagazemo mbere na mbere. Bamaze kuva mu maso y'Imana bahindutse ibikomangoma by'umwijima. Ingoma yabo ni ibinyoma. Kubera ibinyoma kuzajya bavuga ibinyuranye n'iby'Imana ivuga, niko kazi ka Satani. Kuvuga ibinyuranye n'iby'Imana ivuga niko kazi ke. Ariko rero ikibabaje n'abantu bitwa ko bari mu nzu y'Imana, nicyo kinyoma bagenderamo. Ntago bajya banafata ibitekerezo byabo hanyuma babikonfrontanisha n'ijambo ry'Imana barebe ko ari byo. Bivuga ngo tujya twemera Sekibi, se w'ibinyoma, kurusha uko kwemera Imana. Imvugo yacu iradutrayisa, iratwereka uwo twizera uwo ari we, uwo twemera. Murabyumva? Amen. Igihe cyose wemeye ibintu, kabone nubwo bivugwa mu isi n'abantu miliyari na miliyari, kandi Imana yavuze ibinyuranye nabyo, wowe uri muri ya ngoma y'awa mubi. Turi mu ishuri ryo kwizera, kandi ukwizera ntahandi twagukura, ni mu ijambo rya Kristo, nta handi. Amen. Ni ukuvuga ngo wemeye iby'uwo mukristo wazimye, uzaba uhaye imbaraga ikiremwa ukakirutisha yakiremwa. Nimba Satani ari umutware w'isi, ari isi yararemwe na Satani yararemwe, ni gute uha imbaraga ikiremwa ukazambura ukazima yabiremye? Amen. Isi Imana yambwira gukiranuka muri iyi si, sibyo? Kandi yaremwe nayo, nuyitegeka akayiyobya, ni Imana ni Adonai wamuremye. Hanyuma jyewe ninanga gupfukamira umutware w'isi ngo nzakena, kuri ukuri kwayo bizaba binyuranye n'izina ubwaryo Adonai, the owner, le propriétaire du ciel et de la terre. Amen. Twebwe ntabwo dusaba uwibye ibintu, dusaba nyirabyo. Ko niko kuri bavandimwe. Ni wakira ibindi uzaba wahisemo umuvugabutumwa wundi, ariko ubutumwa bw'ibinyoma ari Satani. Uzajya ureba umuntu navuga ibintu binyuranye n'iri jambo ry'Imana, uzajya umubaza ati ninde muvugabutumwa wawe? Ninde mubwiriza wawe? Kuko umubwiriza w'ubutumwa bwiza ni Umwuka Wera. None yavuga gute ibinyuranye n'ijambo rye? Iyo umuntu yaguye yazimye, umumenyera no mu magambo ye. Iyo muvuganye urabyumva. Amen. Ndiyo ndabwira mwebwe, kuko jye sinshobora guhura n'abo bantu. Ndiyo ndabwira mwebwe, jye sinahura nabo. Egasani nawe arabizi wakandira, ntabwo yakandi wanjye, ariko akanda kuri wa bandi. Sinabwiye ko uriya yari afite uburambye kurusha wa wundi. Twebwe atugerageresha ibindi, ariko ntabwo atugeragesha kuduha gushidikanya ku ijambo ry'Imana. Azazana ibindi, ariko ntabwo aza wavuge. Arabizi buri muntu wese urwe warimo. Amen. Ko nashobora kuza kumbwira Satani ngo ninkiranukira Imana, sibyo? Ngo nzapondekana. Iyo nashobora kubizana, azizana kuri uyu muntu akiri muto tarashinga imizi. Twebwe atugerageresha ibindi. Umwe wese amufitiye ibyo akoresha.
kugira ngo amugerageze. Amen. Uwagufitiye ibyawe, urabufitiye ibye, ko azi umuntu wese nivo arimo. Marishimwe. Wagize? Rero ukiye kumenya rero ko Satani ni se w'ibinyoma, ntiyagazagara mu kuri. Ngo kuva mbere na mbere hose yari umunyabinyoma, ni wese w'ibinyoma. Akorera hehe? Mu mwuka hano. Amen. Reka rero tujye hariya. Bifite aho bihuriye na biriya. Ambereza. Intambara, mbere yuko abarwana intambara bayinjiramo mu buryo physique bugaragara, ibanza kurwanirwa muri bo. Turafata urugero rw'umuntu witwa Gideyoni. Tujye mu Acyamanza. Acyamanza wageze ibice 6. Amen. Dusomere ndaza kubwira aho ugenda uhagarara. Abisiraheli bakora ibyangwa n'Uwiteka. Uwiteka abahana mu maboko y'Abamidiyani imyaka 7. Nuko Abamidiyani banesha Abisiraheli, batera Abisiraheli gushaka aho kwihisha mu bihanamanga byo mu misozi no mu mavumo no mu bihome. Kandi Abisiraheli barangizaga kubiba, Abamidiyani bakazamukana n'Abameleki n'ab'iburasirazuba bakabatera, bakagandikayo, bagasiribanga imyaka yabo ukageza i Gazi. Ntibabasigire na ruminja, naho yaba intama cyangwa inka cyangwa indogobe mu Bisiraheli. Bazamukanaga n'amatungo yabo n'amahema yabo basa n'amarumbo y'inzige. Ubwabo n'ingamiya zabo ntibyagiraga umubare. Bazanwaga no kurimbura icyo gihugu. Nuko Abisiraheli barabireba cyane. Nuko Abisiraheli bariheba cyane kubw'Abamidiyani, baherako batakambira Uwiteka. Icyo gihe Abisiraheli batakambiye Uwiteka kubw'Abamidiyani. Uwiteka abatumaho umuhanuzi arababwira ati, Uwiteka Imana y'Abisiraheli ivuze iti, nabakuye muri Egiputa no mu nzu y'uburetwa, nuko mbakiza amaboko y'Abanyegiputa n'amaboko y'ababarenganyaga bose, mbirukana imbere yanyu, mbaha igihugu cyabo. Ndababwira nti, ndi Uwiteka Imana yanyu. Mwe kubaha imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko mwanga kunyumvira. Nuko marayika w'Uwiteka araza yicara mu giti cy'umwere cyari muri Ofuri kwa Yowasi w'Umwabiyezeri, umuhungu wa Gideyoni. Umuhungu we Gideyoni yasekuraga ingano mu muvure bengeramo vino, ngo azihishe Abamidiyani. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyambaraga we, ugira n'ubutware. Gideyoni aramusubiza ati, Mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, ni iki gituma ibyo byose bitubaho? N'imirimo ye yose itangaza irihe? Iyo basokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uwiteka yaradutaye, yatugabije Abamidiyani. Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, genda uko izo mbaraga zawe zingana, ukize Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani, si jye ugutumye? Gideyoni aramusubiza ati, ariko Uwiteka, Abisiraheli nabakirisha iki? Iwacu ko turi aboroheje mu muryango wa Manase, nkaba ndi umuherezi mu nzu ya data yose. Uwiteka aramubwira ati, ni ukuri nzabana nawe, kandi uzanesha Abamidiyani nk'unesha umuntu umwe. Gideyoni aramusubiza ati, niba mpiriwe mu maso yawe, nyereka ikimenyetso. Gideyoni arongera aravuga ati, ndakwinginze ntuva kugeza aho ndi bugarukire nkuzaniye ituro nkarishyira imbere yawe. Marayika aramusubiza ati,
ndaguma aha kugeza aho uri bugarukire. Gideyoni agiwe abaga umwana w'ihene, akora n'udutsima tudasembuye twa efa y'ifu. Inyama azishyira mu cyibo, umufa wazo awusuka mu rwabya, abimusanganisha munsi y'igiti cy'umwera aramuhereza. Maze marayika w'Imana aramubwira ati, enda iyi nyama n'utwo dutsima ubishyire hejuru y'iki gitare, usukeho n'umufa wazo. Nuko abigenza atyo. Nyuma marayika w'Uwiteka atonga ipfundo ry'inkoni yari yitwaje, arikoza ku nyama n'utwo dutsima. Uwo mwanya umuriro uva mu gitare utwika izo nyama n'utwo dutsima. Nuko marayika w'Uwiteka aramubura, ntiyongera kumuboneka imbere. Amen. Tuza gukomeza kugeza aho mumbirize. Isirayeli bari muri condition mbi, bari munsi y'igitugu cy'Abamidiyani kubera ko baretse Imana. Ibihe bari barimo ubirebera ku buzima batubwiye kuri Gideyoni. Ngo Abamidiyani, Abisirayeli barahingaga, Abamidiyani bagasarura. Amen. Ni ukuvuga ngo bari mu buzima bugoye. Bakangiza ibyo bangiza. Amen. Mu buryo Abisirayeli bari bagowe cyane. Hariya batubwiye kuri 3:4. Kandi Abisirayeli barangizaga kubiba, Abamidiyani bakazamukana n'Abameleki n'ab'iburasirazuba bakabatera, bakagandikayo, bagasiribanga imyaka yabo ukageza i Gazi. Ntibabasigire na ruminja, naho yaba intama cyangwa inka cyangwa indogobe mu Bisirayeli. Amen. Barazaga bakabyangiza. Ubwo birumvikana yuko kwari kugira ngo ubwo bwoko nibuzigaye bubyira umutwe. Vuga ngo babamburaga ibituma umuntu ashobora kubaho. Si byo gusa, no kugira ngo bazimangatane, kuko bagendaga nabo bihisha Abamidiyani mu bitare n'ibiki byose. Aho rero niho marayika Uwiteka yasanze Gideyoni. Indamukanya marayika mwayumvise yamusuje gute? Nguraho wa munyembaraga. Ngo l'ange de l'Éternel apparut et dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ngo Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga. Ibyo marayika avuze n'ubwo buzima barimo araho bihuriye. Oya. Kuko nta munyambaraga yibera mu buvumo asekura iki? Utugano kugira ngo bacumbe umutsima. Amen. None hari ikintu bita psychology. Uko umuntu aba ameze mu bwongo. Bari bameze gute mu bwongo? Bari mu buzima mu bwongo bwabo bari bazi ko basuzu. Ikindi, bari bahamutse. Ikindi, barafite ubwoba no kwiheba. Ikindi, bacitse intege. None abantu nk'abo bari kuzigira bigobotora abanzi babo babashize muri ubwo buzima ari Abamidiyani? Ntibishoboka. Bari Abamidiyani kugira ngo baze n'abariye babo n'abandi bafatanije andi mahanga bagasiribanga ibintu byose byagahaye imibereho Abisirayeli. Bariho barakora iki Abamidiyani?
bariho barabica mu bwonko babe ibikange. Ni ukuvuga ngo Satani icya mbere akora, amen, kuko arabizi uko Imana yaturemye. Bari ba Midiyani ni Satani yari muri bo. Icya mbere akora ni ukukwica mu bwonko, to détruire psychologiquement, psychologically akwica. Abanza kukwica mu bwonko, ntabwo akunesha, amen, mu buzima urimo, abanza kukunesha mu bwonko. Mwabizi? Niyo mpamvu impuguke mu by'intambara, turaza kubinyuramo gato, bavuga ko, amen, haleluya, battlefield, urubuga rw'imirwano, mbere yuko ruba hanze y'abazarwana, rubanza kurwanirwa hehe? Mu bwonko. Turaza kubireba. Wayibizi? Abamidiyani ibyo bakoraga, bakaza nk'inzige bakangiza ibintu byose n'imirima, bariho barabademoraliza, barabica mu bwonko. Amen. Bariho barabica mu bwonko. Satani arabizi imbaraga z'ubwonko, niyo mpamvu abanza kwica mu bwonko. Amen. Rero Satani arabizi ko intambara mbere yo kuba hanze y'abantu zibanza imbere mu mitima yabo, zibanza imbere mu bwonko bwabo. Mufate ubwonko, ibyo bita mind, mufate ubwonko nk'urubuga rw'imirwano. Mufate ubwonko bwawe nk'urubuga battlefield. Niyo mpamvu umutwe twawise ko intsinzi ihera hehe? Imbere. Amen. Victory begins in the mind. Kubera iki? Kubera ko intsinzi ibera imbere, ihera imbere, nuko n'intambara niho zihera. Amen. Intambara zihera imbere. Haleluya. Na niho mpamvu intsinzi nayo ikwiye guhera imbere. Mugize mwumva Imana imubwira ngo bwira abasore bose bameze nkawe bafate imiheto n'ibiki bajye kurwana? Imana yahereye hehe? Yahereye mu bwonko bwa Gideyoni, ibanze imukize, imuvure ubwonko. Yamubwiye ngo uraho wa munyamaboko we, Uwiteka ari kumwe nawe. Binyuranye n'ibyo Satani yubatse. Ebisi, kuko Imana irabizi ko ntibazanesha Abamidiyani batabanze kubanesha mu bwonko. Wayibisi? Ntibazanesha Abamidiyani batabanze kubanesha mu bwonko. Iyandamukanyo n'ikivuga ni gerison. Imana ibanje kuza kuri battlefield cyangwa battleground, aho intambara zirwanirwa ni mu bwonko. Niyo Imana iti uraho munyamaboko we, Uwiteka ari kumwe nawe. Mumva uko Gideyoni yamushubije ati yaba ari kumwe natwe tukaba muri ubuzima, ahubwo yaradutaye. Murayo? Yaradutaye. Okay. Intambwe ya mbere Imana imubwiye, ntabwo yamubwiye ngo bagende bafate intwaro, yabanje kumutangira kumuvura mu bwonko. Ariko ntabwo birarangira. Ikurikira niki? Muraza kubisoma, bamwe barabisomye basubiramo, ngira ngire vuba. Ikindi niki cyakurikiye? Mu rugo rwa se hari ikigirwamana.
mwabizi. None aramubwira ati genda usenye kiriya kigirwamana, kandi kiriya kigirwamana gisengwa niyo kominote yose. Ngo Imana aramubwira ati abanza agenda asenye ikigirwamana. Kubera Imana yamubwiye gutyo, ni ukuvuga ngo icyo Imana yamubwiye mu bwonko bwe kimwinjiriremo yuko ari umunyamaboko. Amen. Yuko atari uko we yibaza, umunyabwoba, umuntu yihisha, umuntu ari mu buvumo, umuntu yahamutse, sibyo, igikange n'ibindi byose, na complexe d'infériorité, kwisuzugura ko nta kundi, ndi muto mu muryango wacu, n'umuryango wacu ni muto, murabona byose yavuga ko ari bitu ntacyo bimaze. Bayumva Imana imaze kumubwira ati wa munyamaboko we, utikari kumwe nawe, kugira ngo bitangire bikore mu bwongo, genda usenye. Kandi Imana kirubahwa n'abo bantu bose bo niyo kominote yose ihari. Yamutumye byoroshye kujya kubwise, niwumva ko ari we yakimenaguye bazamwica. Ngo Imana iratangiye kumubwira ngo ubunyamaboko bwe, amen, nabuhere mu nzu ya se. Ibyo gusekura bivemo tutugano, ibyo kuba muvumo bivemo, vayo genda usenye ikigirwamana kiri hariya. Nuvuga ngo muri mind Imana iramwubakamo ko atari wa wundi usuzuguritse, umunyabwoba, yahamutse, sibyo, ahubwo ni intwari, atangira kuri ibyo y'ubutwari. Imana yavuga ikibaye kugeza aho yagiye kurwana n'Abamidiyani. Oya, reka simbuke. Imana yambwiye ati rero nashaka ko nijoro ungira ahantu. Ngo Imana yashaka kumutuma ahantu ngo nijoro ngo ayigire ahantu. Amen. Murabyumva? Ngo ayigire ahantu. Abacamanza 7:9. Amen. Ugere ku murongo wa 15. Ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati ahaguruka umanuke ujye mu rugerero rwabo, kuko mbakugabije. Kandi niba utinya kumanuka, jyana n'umugaragu wawe Pura muri urwo rugerero, mwumve ibyo bavuga. Imana iriho irakorera he muri Gideyoni? Uvuge mu bwonko. Irabona ko ubwoba buracyahari. Yabanze gutinyuka kujya kumenagura cya kigirwamana, ariko guérison cyangwa healing cyangwa gukira ni process. Nuko manuka ujye mu rugerero. Amanukana n'umugaragu we Pura, bagera mu ngabo za mbere zari zirinze urugerero. Abamidiyani n'Abameleki n'ab'iburasirazuba bari baraye mu kibaya basa n'irumbo ry'inzige, n'ingamiya zabo zitabarika, bingana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja. Nuko Gideyoni agezeyo, yumva umuntu arotorera mugenzi we ati, umva ye, narose inzozi mbona irobe rya sayiri ritembagara mu rugero rw'Abamidiyani, ryikubita ku ihema, iryo hema rihera ko rigwa rigaramye. Mugenzi we aramusubiza ati, nta kindi, iyo ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi, umugabo wo mu Bisiraheli. Imana yamugabije Abamidiyani n'ingabo zabo zose. Nuko Gideyoni yumvise izo nzozi nuko zisobanuwe, ashima Imana, asubira mu ngando z'Abisiraheli, arababwira ati, nimuhaguruke, kuko ingabo z'Abamidiyani Uwiteka yazitugabije. Amen. Amen. Hariya ngo ashima Imana, ano ngo yarapfukamye.
Imana iramubwira ati genda niba ufite ubwoba ko amutumye aho abanzi bari. Amen. Hanyuma bati ugende nijoro niba ufite ubwoba bwira umugaragu wawe bagwerekeze. Ntacyo yamubwiye agiye gukora. Agiye bahagara ahantu noneho bumva. Amen. Umwe muri abo banzi babo avuga inzozi ya Rose. Ibyo ngo yabonye iki? Irobe rigira gute? Ritembagara. Hanyuma rigwa kuki? Ihema rigwa rigaramye. Umwe ahita amusobanura ati nta kindi. Kuko rero bamaze kumva ibyo Gideon yakoreye cyayigwa mana, amakuru yaramamaye, atangiye kuba igihangange kuri wa murimo gusa wo kwita Midian. Oya, Imana yamukoresheje, amakuru yaramamaye. None aravuga ati iyi ni inkota ya Gideon. Amen. Imana yamugabije Abamidian. Ni bande babashize muri abuzima? N'Abamidian. Ngo Imana yamugabije Abamidian, niwe ni Gideon. Amenya ko ari nicyo Imana yamubwiye ajye kumva. Ako kanya arapfukama. Hari yavuze ngo arashima gusa. Hari ngo umvirize. Ngo lorsque Gédéon eut entendu le récit de ce songe et son explication, il se prosterna. Arapfukama ashima Imana. Kubera iki yapfukama ashima Imana? Yumvise inzozi nuko zirotowe nabo nyine banzi babo. Nuvuga ngo uhereye kuri izo nzozi yumvise abanzi barose n'ibisobanuro byazo, ako kanya icyo kindi cyari gisigaye muri process ya gerizo. Nuvuga ngo muri mind ya Gideon, mu bitekerezo bye, mu bwonko bwe hahise hubakika ishusho Imana yamuvuzeho intwari. Nuvuga ngo Imana imaze kumuha intsinzi ku Bamidiyani mu bwonko. Mwabizi Gideon ntabwo ararwana n'Abamidiyani, ariko guhera muri iryo joro intsinzi imaze kwiyubaka mu bwonko. Amen. Nuvuga ngo intambara itangira mu bwonko, inesherezwa mu bwonko. Amen. Niwa mu Satani icyambere akora abanza kukunesha mu bwonko. N'Imana kugira ngo iguye kunesha Satani ntabwo ihera muri ziriya ntambara zo hanze Satani agushoraho. Imana ibanza kuguha intsinzi kuri Satani mu bwonko bwawe. Umva rero ngubwira, iyi strategy y'Imana abisi bamaze kuyimenya, niyo ntambara ubu barwanisha. Reka mbibabwire. Amen. Haleluya. Bayita psyops. Nuvuga ngo psychological operations. Mukurikire, niyo ntambara muraza kumva uyu munsi intambara zuri mu isi ko zirwanwa. Niriya strategy Uwiteka yakoresheje kuri Gideon. Donc yitwa guerre psychologique. Psychological warfare. Hanyuma mu rurimi rwa gisirikare bayita psyops. Ni kuvuga psychological operations niko bayita. Amen. Igwanwa gute? Irwanwa ntabwo bakiwutira kujya kurwana ngo barasane. Babanza kwica umwanzi mu bwonko. Fata intambara ya Iran na Amerika. Yarwanywe gute?
Amerika yaravugaga mu bitangazamakuru byose kuko bafite byinshi, ati mwebwe abanya-Iran nimutamanika amaboko mu masaha 24 Iran turayihanagura ku ikarita. Iyo ni bita guerre psychologique, psychological operations. Bakoresha media, itangazamakuru ngo bahamure ubwonko bw'umwanzi. Ntabwo baramutera, bakoresha ibinyamakuru ngo bahamure umwanzi mbere yo banamutera. Amen. Wabizi? Bakoresha uburyo bwose buriho bwatuma ibyo bashaka ko bihamura umwanzi bimugereho. Bo bataranamugeraho, ingabo zitarahura, babanze bakoreshe inzira zose z'amakuru y'ibinyoma, bakereka umwanzi yuko nta pime no guhagarara ngo hangane nabo, ahubwo nimba banakunda n'abana babo nibabanze bamanika kirikare. Mukurikiye Amerika ibyo bagiye bavuga babwira abanya-Iran, sibyo? Niyo bita guerre psychologique, psychological operations cyangwa warfare. Iyi niyo strategy Imana yakoze aya mahanga atarabimenya, yuko intambara mbere na mbere irwanirwa mu bwonko. Iyo bamaze kukunesha mu bwonko, ibisigaye no gusunika gusa. Impamvu ubona ubu Amerika ifite ikibazo, amen, cyukuntu izivana mu ntambara ya Iran, nuko abanya-Iran mu bwonko bwabo nabo ntibigeze babyakira. Wabizi? Ahubwo nabo barabizi, nabo binjiye muri psyops, ni magambo ahinnye, binjiye muri psychological operations using media. Nabo baravuga ati ahubwo wowe Trump, ahubwo ati mu minsi mike utangira usezere n'umuryango wawe, ati mu minsi mike wowe ntabwo uzaba ukibarizwa muri isi. Ntiwabikuriraga na Netanyahu? Bayizi? Ati ahubwo uzi n'ibindi twarakwiteguriye kera wowe utarabimenya. Ati ubu dufite intwaro turi hano za kugera aho uri. Bayizi? Ahubwo utangira usezera isi hakiri kare. Iyo ni intambara psychologique yo mu bwonko. Bayizi? Ibyo byatumye rero iriya Iran yihagararaho, bigatuma rero abanyamerika ubu bari mu kibazo, ko guerre psychologique yabo n'abanya-Iran bari bayizi. Niyo ntambara irwanwa ubu, ntabwo bakihutira kujya kurasana, babanza kwica umwanzi mu bwonko. Umwanzi ni ukubanza kumwangiza mu bwonko. None Imana ibanje kunesha wa Midiyani hehe ubwonko bwa Gideyoni, sibyo? Ibisigaye yajyanye gusinga 300 nugusunika. Muyibizi? Kuko Gideyoni were muri iryo joro amaze kumva izo nzozi z'abo banzi no kurisobanura, amenya ko ari Uwiteka yamubwiye ngo genda wumve, kugira ngo biriya yumva bimuhe kunesha abamidiyani mu bwonko. Naho kuri ground, kuri terrain, nukujya
guserebra, ni ukujya kwemeza intsinzi. Mwabizi natwe rero murumva amahanga ubu niyo ntambara barimo, ni intambara yo kwica umwanzi mu bwongo. Mbere kujya kumurasa ubanza kumuca mu bwongo, ukamureka ko akwiye kuyamanika hakiri kare ku neza ye, sibyo ko adafite n'ubushobozi bwo guhagarara n'umunota umwe. Mwabizi mu bwongo. Abanya-Iran nabo bari babizi iyo ntambara psychologique kwirwanwa, iyo ntambara yo mu bwonko nabo barayirwana, sibyo iterabwoba abanyamerika babashiramo, sibyo ahubwo nabo barabasubiza. Niyo mpamvu ubona uyu munsi rero abanya-Iran ntibaratsindwa. Mwabizi rero mu by'ubwami bw'Imana, ibi ni by'Imana yakoresheje. Ntago yaje ngo muhaguruke Abisirayeli mugende mu rwanda Midian ndabagiye imbere. Yabanje mbere na mbere kubaka intsinzi mu bwonko. Amen. Yabanje kuvura ubwonko. Reka babaze ikibazo, kubera iki Imana itubwira aya magambo ari mu Bafilipi 4:8? Nsome. Kubera iki Imana itubwira ibyo? Baza ko ari kubera iki? Kuko ikunda ayo magambo. Ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, nihaba ishimwe abe ari ryo mwibwira. Amen. Kubera iki Imana ivuze ibyo byose? Imana ivuze biba hehe? Biba hehe? Ya muri mind. Kuko Imana ivuze ngo ibyo niyo bikwiye kubakwa muri mind yanyu. Nuko ibi ni byubakwa mu bwonko. Amen. Haleluya. Uza umaze kugira intsinzi kuri Satani. Mbere yuko munarwana mu bigeragezo yazana, umaze kumunesha mu bwonko. Ngo ibi aba ari ryo mwibwira. Imana ashaka ko Gideon yibwira ko ari intwari, kandi Imana imwereka inzira yo kugira ngo byubakwe muri we. Abanza agenda ashingikirwa Imana, cyubahwaga na quartier yose na community yose kiba mu rugo rwase. Amen. Akiri ku bwoba aragenda aragisenya, amakuru aramamara kugeza aho n'Abamidian nabo bari hariya barabimenya. Amen. Arangije ngo hari icyo nshaka ahantu ushaka gutuma, ati nimba ufite ubwoba bwira umugabo wagwerekeze kandi mugende nijoro. Aragenda aramuyobora. Umbe abanzi bari hariya bari benshi iryo joro, ntago bari bazi ko Gideon araho. Hanyuma Imana yari yahaye inzozi umwe muri bo, abwira umugenzi we ko yarose. Imana imuha umugenzi we umwuka wo kurotora inzozi kugira ngo Gideon yumve. Hanyuma Gideon amaze kubyumva ntago yahise yiruka yomboka, yahise afukama arashima. Yashimye iki? Yashimiye ko Imana yamuhaye kuba le libérateur d'Israël, ko yamuhaye kuba amen le libérateur uzakiza ubwoko bwe igitugu cya Midian. None se yamaze kubakiza, yamaze kubona na Midian. None se kubera iki yamaze atangiye guserebra? Nuvuga ngo victoire, intsinzi yamaze kwinjira mu bwongo. Ntabwo akiri wa wundi Gideon wo mu buvumo, ahubwo yabaye Gideon intwari. Rero intambara mbere yuko iba hanze yawe ibanza kurwanirwa mu bwongo. Nuneshwa mu bwonko uzaneshwa no hanze, ariko nunesha mu bwonko no hanze uzanesha. Nibyo bita uyu munsi mu ntambara z'amahanga psychological operations, psyops. Guerre psychologique. Amen. Kubera iki Imana itubwira mu Baroma 12 tusome 1:2-3. Nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye.
kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Mu Kinyarwanda mushobora kutabyumva neza. Mwumviriza. Be transformed by the renewing of the mind. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Muhinduke bashya mu mitekerereze yanyu. Kubera iki ijambo ry'Imana rivuga? Kubera Imana ivuze ngo muhinduke bashya mu mitekerereze yanyu. Uvuze umutima ntabwo byumva neza. Ni muri mind. Ni za neurone twavuze. Ziremera realite yazo. Amen. Kubera Imana ivuze ngo muhinduke bashya mu mitekerereze yanyu. Ni hariya nigo rubuga rw'intambara. Nubona intambara ufite mu buzima bwawe nonaha, sibyo? Nimba zarakunesheje, ntago zakunesheje hanze mbere na mbere, zakunesheje mu bwongo. Kandi nimba Imana ishaka ko ugira intsinzi kuri izo ntambara, kuri ibyo bigeragezo, nta yindi zikoresha, irakoresha kuri Gideyoni. Irabanza kuvure mu bwongo. Amen. Mwanyumvise? Kubera ijambo ry'Imana ritubwira Abefeso 6:10, tusomere. Turagana ku musozo. Mwumvise ngo usenga Imana, ngo amasengesho ahindura uyasenga. Turi muri wa murongo yuko ni wowe Imana iritwarika muri iki cyumweru. Ibisigaye mukomerere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Amen. Mukomerere mu Mwami no mu mbaraga bwinshi. Iri jambo rigusaba gukomera mu Mwami no mu bushobozi bwe bwinshi. Ni kuvuga iki? Ni uvuga ngo mu bwonko bwawe. Amen. Ni nk'uko Imana yabwiye Gideyoni ngo uraho wa munyamaboko utari kumwe nawe. Imana irakubwira ngo mu bwonko bwawe umenye yuko ukomeye mu Mwami. Nturebe ibibazo bimeze nk'umusozi imbere yawe cyangwa bikugose, ahubwo reba mu bwonko bwawe. Amen. Kugira ngo uhimike igitekerezo cy'imbaraga zihambaye z'Umwami. Ntabwo uri umunyantege nke, uri umunyembaraga mu Mwami. Ngo mukomerere mu Mwami n'imbaraga ze nyinshi. Kuko Satani arakubwira ngo ntacyo ushoboye, biriya ntuzabishobora, ari ahantu uzahivana, ari ahantu ntabwo uzahashobora, ibi ntabwo uzabishobora. Murabyumva? Ibyo byose abakoresha iki? Guerre psychologique. Abakoresha guerre psychologique. Satani ni specialist. Abakoresha intambara yo mu bwonko. Imana kugira ngo iguhe intsinzi ihera mu bwonko bwawe, ihera mu muntu wawe w'imbere, ikabanza kukuvanamo. Amen. Ibyo Satani yubatse, yamara kubisenya, ibishenye rero intsinzi Satani yagize kuri wowe, Imana ikubaka rero intsinzi yayo muri wowe. Amen. Ntabwo Imana ishobora kuguha intsinzi hanze kandi ukineshwa mu bitekerezo. Tibibaho. Amen. Haleluya. Reba Umwami Yesu, abantu bose yagiye ahura nabo muri isi, uzarebe ukuntu yakoraga. Ni inzira nyine. Ega niwe yatumye marayika kwa Gideyoni. Amen. Yesu mwene Dawidi, ngirira imbabazi, aramuhamagaye Bartimayo. Ushaka gukorera iki? Ushaka guhumuka? Wabizi? Cyangwa urizera ko nabikora? Uzira ko arashaka ko muri wowe, amen, habanze kubakika. Amen. Kubakika igitekerezo cyuko ushobora kuva muri iyo situation. Imana yabwe icyubahiro. Amen.
bibanze muri wowe kwinjira byubakike ko atari urwandiko, ko icyo kibazo, iyo situation ushobora kuyivamo. Amen. Icya mbere gikomeye ni ukumenya ko ubwonko bwawe ntabwo wabuhaye gusa ku yindi mpamvu. Ni urubuga rw'intambara. Amen. Hagati ya Satani n'Imana. Satani arashaka urwo rubuga rwiharire, kandi Imana kugira ngo imuvane muri urwo rubuga ikoresha iyo nzira nyine. Ibanza gusenya ibyo Satani yubatse. Yakweretse ko ntacyo umaze, yakweretse kuri muto, yakweretse ku munyantege, yakweretse kuri umukene, yakweretse ko utazwi, yakweretse ko n'iwanyu kuva na kera bari bameze gutya. Yakweretse. Imana yakubwira ati situation uri mu dora ahereye. Hari umwanzi yaje yubaka inzu y'ikinyoma mu bwonko. Imana rero yamara gusenya ibyo, irubaka rero intsinzi yayo muri wowe. Yamara kuyubaka muri wowe, ibyo hanze bigakurikira. Mu gihe cyose utazabanza kunesha mu bwonko, uzakomeza kuba uri wa wundi. Ntabwo uzigira uhinduka, n'ibyawe ntabwo bizahinduka. Amen. Niyo mpamvu iyo usomye Bibiliya uzumva ko muri byose Imana ihera mu bwonko, kuko niho Satani nawe yahereye. Dore Imana itumye Mose ngo numvise ugutaka ku bwoko bwanjye, ndaje mbavane mu nzu y'uburetwa mu bucakara bwa Farawo. Nagiye na Aroni, nahamagaye abakuru ba Isirayeli, nabagejeje inkuru. Dore reaction yabo, aho kugira ngo bishime ku buretwa burangiye, ahubwo bamumereye nabi. Iyo nkuru ntabwo bayakiriye. Bikavuga impamvu imitima yabo yari Igifaransa iravuga ngo car leur cœur était plein d'angoisse. Bari buzuyemo agahinda. Agahinda karubatswe mu bwonko kugeza aho bavuga ati n'ubuvivi n'uzadukongaho wa nyuma bazapfira munsi y'ubutware bwa Faraho mu buretwa. Nta kindi twebwe ubu muri iyi si nazadukomokaho, ubwoko bwacu twaremewe kubumba amatafari yo kubaka imigi ya Farawo. Inkuru ivuye ku Uwiteka barayirukana. Ikibazo cyari kiri Roma kuva 6:9 cyangwa 7. Kandi nzabazana mu bwoko bwanjye, nanjye mbabera Imana. Niho muzamenya ko ndi Uwiteka Imana yanyu, ibatuye imitwaro Abanyegiputa babakoreye, ikabakura muri bo. Kandi nzabajyana mu gihugu namanikiye ukuboko yuko nzajya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Nzakibaha kuba ibiragwa byanyu, ndi Uwiteka. Mose abwira Abisiraheli ibyo, maze babuzwa kumwumvira n'umubabaro wo mu mitima yabo utewe n'uburetwa bw'agahato. Amen. Babura ntibamwumvira, ubutumwa ntibabwakira. Hano ntituvuge umutima, tuvuge mu bwonko. Mu bwonko haramaze kubakwa gutsindwa burundu, ko nta kindi gishoboka atari kuzapfira muri Egiputa mu buretwa. Amen. Murayumva? Amen. Ziriya nzira Imana yakoresheje kugira ngo igondoze Farawo, Abisirayeli nta ruhare babifitemo. Bo bari bibereye aho. Nimumvise ko umugambi w'Imana bawanze kubera agahinda. Ziriya nzira Imana yakoresheje ya bya byago yakubise Egiputa, Abisirayeli nta ruhare babifitemo. Imana yari yaje gusohoza kuko yabivuze, ariko ubwabo ntabwo bari babyizeye.
nawe rero muvandimwe, muri amasengesho turimo, ko amasengesho ahindura uyasenga, amasengesho ahindura uyasenga. Nta handi rero Imana ibanza guhindura ni mu bwonko. Twebwe turareba hanze ngo Imana izahindura biriya, izamvana muri biriya, sibyo? Izakinzira muri biriya. Ku Mana ntabwo ari biriya, iyo ni etape yindi. Imana mbere na mbere ihera aho ikwiye guhera, ku rubuga nyarwo rw'imirwano. Battlefield ni mindset yawe, ubwonko bwawe nibwo rubuga. Nimba ubona hari abakristu bameze nk'abisi, nuko mu bwonko ntabwo barahinduka. Amen. Ibyo bubatswemo n'isi nibyo bigihari. Uzitega gute guhinduka? Amen. Ku munsi ushushanywe n'ishusho y'umwana w'Imana, ukwera, kandi ubwonko bwawe buracubatswemo ibinyoma bya Satani. Njye nababwiye ngo nimba abisi barageze kumenya ibi, kuko abana b'Imana batabizi, nabaha urugero rw'intambara y'iki ya Iran na Amerika. Ntabwo bikiri intambara y'amasasu, intambara psychologique. Kwica umwanzi mu bwonko bizakurinda gutakaza imbaraga ujya kumurwanya. Nubanza kumunesha mu bwonko, bizagusaba imbaraga nke kugira ngo umupfukamishe. Wabizi? Uyu munsi rero intambara zihari ku isi, c'est une guerre psychologique nabindi. Bakoresha media, bakoresha ibiki byose, itangazamakuru, bagasuka ibinyoma kugira ngo umwanzi acike intege, noneho bizagusaba imbaraga nke zo kumunesha. Uko niko amahanga arwana. Ariko mu buryo bwiza twabonye ko byahereye kera, ko Imana yaturemye izi ko ubwonko bw'umuntu nibwo rubuga rw'imirwano. Intambara irwanwa mu bwonko bw'abantu, n'intsinzi ihera mu bwonko bw'abantu. Nuneshwa mu bwonko, ntabwo uzigera wizera intsinzi mu buzima bwawe, uzakomeza kuba uneshwa. Iyo ubwonko bwawe Imana imaze kububatura nk'ubwa Gideyoni, ntabwo wongera kwibona kuri muto mu muryango wawe, ko umuryango wawe ari muto, sibyo? Munuze byose ari bito. Amen. Ko turawo mu buvumo ntahandi twajya, tukwiye gutungwa n'akagafu k'ingano dusekura twihishe, nta bindi. Amen. Rero Imana izi ko nuhinduka mu bitekerezo, amen, ibyo hanze yawe bizakurikira, nta kabuza. Uruko ibitekerezo byawe biri. Amen. Bibiri tubwira iki? Ngo twebwe dufite igitekerezo cya Kristo. Amen. Nuvuga ngo iyo ibitekerezo bya Kristo byasimbuye bya binyoma bya Satani, ni ngombwa ubuzima bwacu buba koko nk'ubwo mu bwami bw'Imana. Amen. Amen. Hallelujah. Gideyoni atangira kunezererwa intsinzi kandi atararwana. Wabizi? Ni ukuvuga ngo amaze kwimika intsinzi mu bwonko, amaze kwibona ko yandamukanye amarayika, yamaze kuba ubuzima bwe. Uwiteka ari kumwe nawe, wantwariwe. Ariko mu gihe yabwiwaga ibyo, ntabwo yibonagamo ubutwari, ahubwo bari mu gisuzuguriro. Nawe uyu mwanya nkubwire, amen, mu masengesho usenga, umenya aho Imana ishaka guhera. Ntabwo ishaka guhera kuri cya kibazo, ntabwo ishaka guhera kuri bya bindi, kuko hariya ni resultat, ni ingaruka, ni outcome iby'Imana iri bukore mu bwonko bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Hallelujah. Mu gusona nshaka kubabwira, niyo strategistane ashukisha abantu bitwa New Age Movement, le mouvement Nouvel Âge. Nouvel Âge ni iki?
ni ibintu byose by'imyizerere ivangitiranye n'ibyo bya filozofi n'ibya myizerere byose biravanga, noneho bikaba icyo bita syncretisme. Bikavanga ibyo bagendera. New Age yigisha abantu babo, New Age niyo maze kurimo abantu boroheje n'abantu bakomeye bisi benshi. Iyo New Age movement bo bafite ihame bigisha, barigisha bita la pensée positive. La pensée positive, positive thinking, niko bigisha abayoboke babo. Bivuga ngo ibitekerezo byawe nibyo birema realite yawe. Simvuga ko bafite ukuri, kuko twe batubwiye ngo byose bikorerwa mu mwami, ngo mukomerere mu mwami no mu mbaraga ze nyinshi. Hanze y'umwami nubwo watekereza ibyiza gute, ntabwo biremeka, kuko ubirema ni Kristo. Uvuga ngo nouvelle âge irigana ukuri, amen, ariko ikagukoresha atariwo, umuntu akaba ari we yishoborera byose. Ni nkuko wowe uri Imana ku giti cyawe, ibyo utekereza biraremeka, ariko Bibiliya si kuvuga. Biravuga ngo hanze ya Kristo uri w'inyama n'amaraso, ahubwo byose by'Imana yagambiriye kuri wowe bikorerwa muri Yesu Kristo. Donc la pensée positive, positive thinking ni kinyoma hanze ya Kristo. Ariko muri Kristo nibyo, kuko Imana ibanza kuguha intsinzi mu bitekerezo mbere yo kuguha intsinzi muri condition urimo, muri situation. Uyu mwanya ndio ndababwira hano, ibibazo byose mufite, ntibaze ko mubifite mu rugo, mubifite ku kazi, mubifite mu baturanyi, mubifite mu bwonko. Muvuge muti psyops, ngibi mubifite mu bwonko. Ntago bifite ku muturanyi, mu kazi, mu biki, ubifite mu bwonko. Aho niho hari ibibazo. Amen. Kandi aho niho intsinzi y'Imana iri buhere. Amen. Amen. Hallelujah. None nk'umuntu yangaga undi, akagendana muri we ishusho mbi kururiya, Imana ihinduye muri we, sibyo, ikamukuramo iyo shusho. Abibise amaso ye ahita abona wa muntu mu buryo butandukanye, aho kumubona nk'umwanzi amubona nk'umuvandimwe. Nonse byahereye hehe? Mu bwonko, n'ahandi. Amen. Ni mu bwonko niyo bivuga ngo muhinduke bashya mu bitekerezo byanyu, muhinduke bashya. Be transformed by the renewing of the mind. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Mu mitwe y'abantu niho hari intambara. Ntabwo intambara ziri hanze, ziri mu mitwe. Amen. Abantu rero ntibarabimenya. Amen. Ni byiza ko tufite imfashanyigisho iri d'actualité muri iyi minsi, ni ibintu bya Iran na Amerika. Niyo mpamvu igarukaho. Dore uriya perezida Amerika aravuga uti turi tariki 6, uyu munsi ni 6, sibyo, mwebwe Iran mbahaye iminsi 2 kugeza tariki zingahe? 8. Nimba mutayamanitse, sibyo, ati intwaro amaze kuzitegura, akanababwira ko ngo zimwe ntago munazizi kuko ntago zirakora bezo, muzahinduka umuyonga, muzasibangana. Itariki 7 ziraje, itariki 8 ziraje, twinjiye itariki 9. Abonye ko ya tariki enda kugaruka isigaje nk'umuntu umwe, agahita kubita iyi ni nkuru. Aturabizi ati ndabona ko birashoboka yuko nabongera igihe.
tuko numvise ko ari bamwe muri mwebwe batangiye kugarura ubwenge ku gihe. Ibyo yarigize inshuro nyinshi. Iyo niki? Psyops. Guerre psychologique. Amen. Guerre psychologique. Satani arayizi cyane. Yayimenye mbere yuko n'amahanga yimenye. Wowe rero uri hano, ikibazo cyawe kiguhangayikishije, ikikubuza amahoro, ntabwo kiri hanze yawe, kiri mu bwonko bwawe. Aho niho Yesu ashaka kuza. Amen. Amagambo ye areme muri wowe. Haleluya. Intsinzi ye. Wadabyumvise? Amasengesho ahindura uyasenga. Muyihenzira noneho. Twanzure. Muyihenzira. Imana ikoresha yenzira kugira ngo amasengesho uyasenga, urasenga Imana ngo Imana yanyuremo imuhindure. Muyihenzira. Tutatandukanya gute ihame nouvelle age, new age, ibiba mu yoke bayo, niyo strategy y'Imana. Dusomere rero mu gusoza Abafilipi 4:13. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Amen. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Urumva? Uyu ni Paulo. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ijambo tujya turivuga. Ariko se turazi ibyaryo. Ibyaryo ni ibiki? Nuvuga ngo ibintu byose Satani yubatse mu bwonko bwawe. Amen. Ikakwereka limite zawe, ikakwereka ko udashobora. Umugambi w'Imana urakubwira. Amen. Ngushiza hagutse. Umugambi w'Imana urakubwira, dore ngo ari ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion n'ubushobozi bwose bw'umwanzi Satani. Nta kintu kizagiye cyo gutwara na hato. Amen. Umugambi w'Imana urakubwira ntimukiganyire. Haleluya. Mufite byose muri Kristo. Umugambi w'Imana urakubwira nzakujya imbere atarenganya amaringanize, nzaguha ubutunzi buri ahantu hahishe, ahantu umwijima, aho abantu batabona. Umugambi w'Imana urakubwira. Amen. Si kubw'amaboko, si kubw'ubushobozi, ntiwirebe wowe, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye. Imana irakubwira ibintu byinshi, ariko muri wowe kuko Satani yarubatse, abamidiyani barubatse ko uri mu buvumo, cyo kuzajya wihisha. Sibyo? Uzanapfira mu buvumo. Nta na kimwe ntuzigire wigobotora. Twebwe turabatware banyu kugeza ubuzira herezo. Abamidiyani babwira Abisirayeli, kandi bari babyakiriye mu bwonko bwabo. Amen. Igihe kigeze Imana imaze kumva gutaka, batakishwa niyo ngoyi y'Abamidiyani. Imana ntabwo yaje kuvuga ngo muhaguruke rero mbagiye imbere mugende mutera Abamidiyani. Yaje yitamo umuntu umwe witwa Gideyoni, umuntu muto cyane no mu muryango usuzuguritse udahambaye. Amen. Inamusanga n'ahantu ubwaho hashobora gusobanura kondisiyo barimo. Yari mu buvumo n'agasekuru, n'amagambo yabwiye marayika amushuje, urawantwariwe witeka ari kumwe nawe, agaragaza mu bwonko ibyari birimo. Imana yahereye mu bwonko kugira ngo ibaheshe intsinzi. Rero iri jambo ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga rikwiye kubakwa mu bwonko bwawe, rigasenya ibyo Satani yubatse by'ibinyoma. Rero dutahanye iki? Dutahanye ko true victory starts inward. La vraie victoire commence de l'intérieur. Ça veut dire dans notre pensée. Intsinzi y'ukuri ibanziriza cyangwa ihera. Ndiye hano mu muntu ihera mu bitekerezo.
ihera mu bitekerezo. Ibitekerezo nibaturwa n'ubuzima bwawe bwose burabaturwa. Nukomeza gutekereza nkuko watekerezaga mbere, Abamidiyani ibyo bakubwiye nibyo byubatswe mu bwonko bwawe, uzawuririmba indirimbo z'agakiza nizo gushimisha Imana, ukanabyina ukagira gute, ariko ubuzima bwawe ntago buzahinduka. Ntago buzahinduka. Zakomeza kuba turi abarokore bavuga ibintu, ariko reality ya buri munsi, ubuzima bwacu buri munsi bukanyomoza ibyo tuvuga. Mubimenye iriya principe na strategie Imana yakoresheje ni Imana ikoresha. Musanurishya mwumvise ko henshi Imana iravuga ngo ivuga ibitekerezo. Amen. Ngo dore ibyo mukwiye kubaka ibitekerezo byanyu, iby'igikundiro, ibishimwa, iby'icubahiro. Urabona? Abafilipi 4:8. Imana irabizi. Nubaka mu bitekerezo, Satani nimba rubatse mu bitekerezo byawe urwango, inzigo, sibyo? Inzika, ubutindi, sibyo? Ntacyo mfite, ntacyo nshoboye, n'izinka z'inzungu, iyo nzirebye hari igihe nibaza ko atari zanjye, ko nazikwiriye. Urabyumva? Mu bitekerezo by'abantu Imana ibafunguye mu isome mwakwiruka, hari amabanga menshi. Wayumvise? Ibyo byose nibyo Satani yubatse. Twumvise ko Yesu yamwise se w'ibinyoma. Yarubatse kabisa. Muvuge muti yarubatse imiturirwa mu bitekerezo by'abantu n'imidugudu n'utudugudu byarubakitse. Abantu bagendana imiturirwa ya Satani mu bwonko bwabo. Wayumvise? Niyo mpamvu rero ubuzima bwabo usanga byajambo ngo bw'Imana n'ugukiranuka n'amahoro n'ibyishimo umwuka wera biri kure yabo. Kenshi bagase kubera iki bivuga gutya simbyiboneho. Ni hano intsinzi hera aho urugamba rwabereye. Urugamba rwa Satani kugira imbohe n'imbataye rwabereye mu bitekerezo. Aho mu bitekerezo kandi niho Yesu ahera kugira ngo asenye Satani yubatse, hanyuma yubake iby'ubwami bwe. Amen. Iby'ubugingo. Amen. Yubake intsinzi ye. Haleluya. Ibyo hanze bizakurikira ibihereye imbere. Gideoni yabaje kwimika intsinzi imbere ataranarwana n'Abamidiyani. Amaze kumva ko Imana yakoresheje abanzi kubabwira ko iyi ni inkota ya Gideoni ntabwo turi buyikire, yahise yumva ko yandamukanye n'amarayika ariyo. Hanyuma mu nyuma yari kugenda gusa gufata resultat, byose byararangiye. Amen. Amen. Haleluya. Ni nkuko bagutelefona ati urabizi niwe watsinze kariya kazi. Babizi bamaze gutelefona. Zina kontra yose yamaze gutegurwa. None se wowe uragenda uti ariko se bazanyakira ntibazanyakira. Niko uzagenda uvuga. Oya, wowe ugiye gufata resultat. Rero intsinzi ya Yesu nimara kwimikwa no kwimakazwa mu bwonko bwawe, ahasigaye mu kazi, mu muryango, mu nshuti, muri biriya na biriya, ni kujya gufata resultat gusa. Niba nabyumvise? Rero ntongere kuvuga ngo byazambye, ngo byananiranye. Kubera iki? Ibi uzavuga ngo biriya byazambye, byananiranye, ntabwo ari byo byazambye, si nabyo byananiranye, ahubwo ni mu bwonko bwawe byazambye kandi byananiranye. Amen. Reka dusenge. Data, turagushima mu izina rya Yesu. Iki cyumweru waduhaye Mwami, kituhamagarira gusenga twizera ko amasengesho mbere yuko akora hanze yacu abaza guhindura twega bayasenga. None twumvise ko Satani ahera mu bwonko kugira ngo yubake ibinyoma bye, atugira imbatazi.
n'Imana ihera mu bwonko kugira ngo itubature iduhe intsinzi kuri Satani. Reka mwami buri muntu wese ukurikira iri jambo twize uyu munsi amenye ko atakwiye kwataka ibibazo hanze ye, ahubwo abanze yakira intsinzi ya Yesu mu bwonko bwe, mu bitekerezo bye, muri mind ye, muri pensée ye, kugira ngo hanze abone gusa intsinzi igenda igaragara. Mu izina rya Yesu, wakira intsinzi ya Yesu mbere na mbere mu bitekerezo byawe. Mu izina rya Yesu, wakire mbere na mbere ibyishimo mu bitekerezo byawe. Mu izina rya Yesu, wakire gutunganirwa mu bitekerezo byawe. Mu izina rya Yesu, wakire umudendezo mbere na mbere mu bitekerezo byawe. Wakire ishusho Imana igufitiye mu bitekerezo byawe. Wakire gutekereza uko Imana ivuga, ntiwongere gutekereza bitandukanye n'uko Imana ivuga. Yakoze umurimo muri Gideyoni mbere yo kumuha intsinzi mu buryo bugaragara kwa Midiyani, ikabanza kumubohora, kumubatura ibinyoma bya Satani, ikubaka muri we ibyo yamuremeye kuba intwari. Iyo yabikoze niyo yitwa Imana yacu. Ibikore muri wowe. Ntuzajye ugendana ibinyoma bya Satani mu bitekerezo byawe, ariko uzajye ugendana ukuri kw'Imana mu bitekerezo byawe. Icyo Imana ivuga aba ari cyo kirema ubwonko bwawe. Nimba Imana ivuga kukomeye, mu bwonko bwawe hubakike kukomeye. Nimba Imana ivuga yuko uhiriwe, hubakike muri wowe ko uhiriwe. Nimba Imana ivuga yuko uri umunyamahoro, mu bwonko bwawe hubakike ko uri umunyamahoro. Nimba Imana ivuga ko utunze, mu bwonko bwawe hubakike ko utunze. Nimba Imana ivuga yuko uri umunyembaraga, mu bwonko bwawe hubakike ko ufite imbaraga ku cyaha, ku badayimoni, kuri isi y'umwijima. Ibyo Imana ivuga byose aba ari byo yubakika mu bwonko bwawe. Mu izina rya Yesu, nimba urwaye, Imana ikavuga ngo urakize, imishago yanjye niyo ibakiza, wubake muri wowe kutari umurwayi, ko ufite bonne santé, ko ufite ubuzima, kuri muzima. Mu izina rya Yesu Kristo, nimba Imana ivuga yuko uri soko y'umugisha kuri benshi, utangire wubakike muri wowe ko uri soko y'umugisha. Aho ngo ugende wumva ko ntacyo ufite watanga, uro uzajya uhabwa gusa, utangire uhindure mu bitekerezo byawe yuko uri soko y'umugisha. Mu izina rya Yesu Kristo, nimba mu bwonko bwawe harubakitse ngo wowe ntacyo wavamo, ntacyo uzashobora, uzagenda uciri ku mutwe, ibyo uyu munsi bisenyuke muri wowe n'ibyo wa Midiyani, ahubwo hubakwe muri wowe yuko uri umwana w'Imana isumba byose, kandi ko aho ushinze ibirenge ubwami bw'Imana nibwo buwafata, kandi yuko ukwiye kugenda wemye, kuko umwami Yesu ntabwo agenda acurika umutwe. Umwami Yesu muri wowe ni umwami w'abami, ni umutware w'abatware, niwe afite ubutware mu ijuru no mu isi, ni Adonai. Ukwiye kugenda wemye nk'uko umwami aba muri wowe agenda yemye. Mu izina rya Yesu Kristo, abadayimoni bakwiye gucurika umutwe imbere yawe, abadayimoni bakwiye guhinda umushyitsi imbere yawe, abadayimoni bakwiye kugira ubwoba imbere yawe. Ntabwo ari wowe, kubera ko umwami ari muri wowe ni mukuru kuruta uri mu isi. Umwese avuga ati amen, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Ibi byose nta kamaro bizabagirira niba mutabishyira mu bikorwa. Sinumva ukuntu tutabishyira mu bikorwa. Abisi baradusize, iyi tekinike barayizi, amen, iyi strategy barayizi. Haleluya. Kubera ko isi tuwe tudashobora kuyigira iyacu, kandi Imana ariyo yayitangiye. Ntimubona resultat se? Abamidiyani baratsinzwe n'abasirikare 300, kandi bo ari ingabo zitabarika n'ibitwaro bitarika. Mwumvise amagamiya, amafarashi, imiheto, intwaro z'icyo gihe. Ariko Gideyoni we n'abasirikare 300 n'ibikoresho bitari ibikoresho by'intambara, sibyo? Nta n'amacumu batwaye, nta n'imiheto, nta n'amafarashi. Amen. Tuzabyika ikindi gihe.
kuko Imana yari imaze kubaka muri we intsinzi. We yagiye afite intsinzi, nawe uve hano, amen, ufite intsinzi. Kuri biriya byose ufite intsinzi, kuko ihera mu bwonko, kuko nirwo rubuga rw'imigwano. Rero turabashimiye abavandimwe, namwe mwakoze umurimo w'Imana, amen. Asigaye turakuba Imana bashi. Asigaye rero nitugende nka Gideoni amaze kumva ya nkuru y'intsinzi. Mwamba umugisha.